abarozi cyangwa se ufite n'umuntu wakuzengereje, wenda ari n'umufamiliye wawe cyangwa se ari n'umuturanyi. Hello guys, hello friend and family, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Mbahaye ikaze rero nanone kuri Safi Jedi TV. Niba uri bushyashya ntibagirwe gukora subscribe, ukore ku nzogera, ukande like, usige muri comment. Niba nawe usanzwe rero mbahaye ikaze nanone, welcome back to my channel. Uyu munsi rero urumva nkuko nababwiye yuko njyajya nkora hirya no hino nkabashakira utuntu twose, urumva nkabatamo pe. Uyu munsi noneho ntabwo ari planka, nta nubwo ari game, nta nubwo ari cya kiganiro kindi. Uyu munsi nabazaniye akantu gatwika, ni agaki. Tugiye kuganira cyangwa se ngiye kubereka uburyo umuntu abarozi bazengereje ikintu agomba gukora. Uri kumva? Wa muntu abantu barara bacuragura ku irembo, wa muntu ubyuka akabyimba amaguru, wa muntu ubyuka uwo mu nda akakurya ukenda nko gupfa, nyine umuntu abarozi bazengereje. Nshaka yuko nonaha aguma hamwe nkamwereka ukuntu umenya umuntu wakuroze n'ukuntu wakwirinda ayo marozi yiwe. Tuzagenda turebera hamwe, umva ni byinshi mbafitiye. Gusa uyu munsi ngiye kwereka umuti nyine w'uburyo wabona umuntu ukugirira nabi cyangwa se umuntu ukuroga. Muri kumva? Ikintu rero umuntu yifashisha ntabwo ari ikintu cya danger cyangwa se uzajya guhigira kure. Iki giti mwese ndakeka mukizi, muri mwese nta muntu utazi kino giti, muri kukibona, cyitwa umuyenzi. Iki ntukirebe ngo uvuge ngo ayi, iki ngiki gifite imbaraga nyinshi, gikora ibintu byinshi bitandukanye, kandi ni ikintu ubona ahantu hose. Ntabwo ngiye kukubwira imiti ya danger utazabona ngo mere nka ba bantu hahandi mugenda kwivuza muri ba bavuzi ba kinyarwanda, wagerayo umuntu aguciye amafaranga akayabo, yamara kuyaguca ukagenda ukagerageza ibyo yakubwiye bikananga, wagaruka ngo nyine ngo ubwo wenda ngo ubwo umuntu ukuroga ngo afite imbaraga za danger, ngo ubwo turahindura undi. Niko ari kukurya amafaranga? Ngewe rero guys, ibintu ngiye kubereka noneho ni ibintu uri bubone mu buryo bukoroheye, nta kiguzi ndi bugusabe. Uri kumva? Icyo usabwa ni ugukurikira ukanabireba neza akantu ku kandi, uburyo wakwivura ukoresheje umuyenzi, uburyo wabona umuntu ukuroga ukoresheje umuyenzi, n'uburyo wakwikuraho ya mikoshi n'imyuka mibi bagenda bagutereza. Ngira ngo murabizi, murabizi neza, abantu bajya badutereza ibintu bimwe na bimwe ugasanga umuntu arakora ntibigenda, uhora urwaye, nta kintu ushobora kugeraho nyine ari ukubera atari uko udakora cyane, ahubwo ari ukubera ya myuka mibi. Nyine abantu babaye abamaji, umuntu arakureba yabona kwanza akumva yuko byanze bikunze aziyemera agatanga n'amafaranga y'umurengera, ariko akaguteza ibibazo, uburwayi, ibiki, ugire icyo ugeraho, kandi mu by'ukuri wowe nta n'icyo mupfa, we ari ukukureba nyine gusa akabona arakwanze. Rero reka turebe uburyo bumwe cyangwa se bumwe mu buryo umuntu yakwifashisha nyine akoresha uno muti wacu. Guys, ibintu byose biba mu kwizera, urizera ukanasenga Imana ikabigufashamo, kuko iki giti ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo kirimo ibindi bintu, nta n'ibindi bintu bindi urenzaho. Uri kumva? Ngo muvuge wenda ni izindi mbaraga, oya, ahubwo tujye twibuka gushimira Imana yuko yaturemye ikaturemera n'ibimera bifite uburyo ki, ikabiha ubudahangarwa bwo kuba byatuvura indwara zimwe na zimwe, kuko nayo yari izi ko hari n'abantu bazaba babi mu bo yaremye. Ituremera nyine natwe uburyo bwo kwiporoteja. Guys, ntuze kubica amazi, ibi bintu birakora. N'umuntu ubizi neza nawe azashyira muri comment. Umuyenzi ufite akamaro kenshi, ariko harimo uburyo bumwe. Uri kubona nk'ukuntu umuntu aba akeka ko bamuroze
cyangwa se uribwa nko mu nda nyine kwa kundi uvuga ati ahari ni uburozi, urabona nta gifu ufite, ntabwo ari ukuvuga ni inzoka ukaribwa bya danje, wenda wariye ibintu bihumanye, wariye uburozi, uhita ugenda ugafata uno muyenzi wawe uri kuwubona, ukagenda ureba nyine ukiri fureshi ukiva ku giti ugifite, urabona ugira amata, uri kubibona, ano makakama yawo gerageza uburyo ki uyabona, iyo ugiye ahantu ku giti nyine hariho amakaka kikiri fureshi, akantuza kose uko ugaciye havamo amakakama, ukagenda uyegeranya uyashyira ku kintu, ukavanga n'igi ukabirya, uri kumva, niba bakuroze ukarya ibyo bintu, bwa burozi bwose wariye, wadiyara, waruka, bwose urabikoresha paka bwa burozi bugushizemo. Uburyo nakubwiraga ni ubu, umuyenzi ntabwo ufata ari mubisi ngo uwurye, wapfa, urawufata, ufata ya mata y'umuyenzi, ugafata igi ukabivanga, ukabikubita bigahura, ugakora umureti w'igi, uri kumva, ariko udashyizemo ibindi bintu ngo ibitunguru ngo ibiki, nyine ubikora nk'umuti, kandi ugahita ubirya bigishyushye nyine, kugira ngo bitaza guhora nyine bikakunanira, bikora umuti nyine bigishyushye, ubiteruraho nyine uhita urya, and then ucisha hasi, byaba ngombwa ukanaruka. Guys, birakora, niba ari uburozi wariye byose birasohoka bikagushiramo, kandi ikindi bikora inshuro imwe yonyine, utaziha kujya gukora inshuro ebyiri ugapfa, urumva, ni inshuro imwe, umuti ukaba urakoretse, ako ni bimwe mu by'umuyenzi nyine ukora, ubwo buryo bwo kwisoramo uburozi, uramutse waburiye nk'ahantu nyine bumwe bita ubutamikano. Ubundi buryo rero umuyenzi ukora, urabona nk'iyo hari abantu bajya baroga, uri kumva, niba babyita urubungero, ukabona umwana yirirwa yenda agenda mu nzira asembera adafite aho agiye, n'abantu bakuru ariko bibabaho, ngo akajya yirirwa agenda nta na gahunda afite, uko abyuka ukumva nyine gahunda tu ni ukugenda. Ikindi kintu ugasanga ba bantu bakugirira nabi nyine b'abarozi, ibintu byiza kuri wowe byose birafunze, baragenda nyine bafite maji zabo bakora, ku buryo imigisha yawe isa naho bayifungiye ahantu, ugasanga niba ucuruza urakora ntibigende, ugasanga niba ari ku kazi, niyo waba unagafite pe ntacyo wenda ntibakwirukane, ariko amafaranga uzanye ntumenye aho anyura, ibintu ahubwo kugira ngo hagire ibyiza byinjira mu buzima bwawe, ugasanga n'ibyiza ufite biragenda, ugasanga wari ufite nk'inzu ahubwo birangiye uyigurishije, kandi mu by'ukuri nta kibazo cyihariye wagize mu buryo bugaragara, ku buryo wavuga nawe ati iki ni cyo kibazo wenda gikomeye kimbayeho ku buryo ngurisha, niba ari inzu niba ari iki. So rero ubwo buryo nanone hari uburyo ukoreshamo umuyenzi kugira ngo uyikureho iyo mikoshi yose, cyangwa unafungure ya migisha yawe baba baragiye bafunga. Guys, mubyumve neza, ibintu urabikora ukanasenga nyine ukizera ibyo ugiye gukora ko bikunda, nta bindi bintu bindi nkubwiye ngo uzakore, nta yindi, uko ubona uyu muyenzi uko nkubwira kuwukoresha ni uko, utazagira ngo ni izindi mbaraga zindi cyangwa ibindi bintu ujya, ni ukuwukoresha nyine gutyo uko uri. Ubwo ibyo navugaga nyine by'iyo myuka mibi, abantu baba bararoze kwirirwa babuyera ahantu hose bazenguruka bagira gute, uburyo uwukoresha, ufata umuyenzi nyine wenda nka kano kantuzi, sibyo, ukagenda ukuraho utu dushami duto, ukatwanika ku zuba, ukajya utwanika tukuma, twamara kuma neza tumeze nk'udukwi, kumva, ukadufata ugafata umufuniko ugashyiraho amakara yaka, uri kumva, ukarambikaho twa duti twumye, wamara kuturambikaho ukareka tugashya, twashya ugahita ukuraho amakara. Ndabizi ubwo mugiye kuvuga ngo senga amakara ngo ivu ryavuye mu makara, oya, ivu naryo ni umuti, nabyo nzabigarukaho, nzababwira n'akamaro karyo, ariko ubwo ntacyo, uduti uba tubona turashya ariko tukaguma
dukomeye nyine, ntago dushya ngo duhite tuba umunyonga. Uradufata rero ukadushyira nko ku kintu ukadusekura tukaba ifu, twamara kuba agafu rero ka gafu uragafata ukazajya ugakoresha ugiye gukaraba. Wabona amazi ari bube arimo imyanda ugashyira mu mazi ugiye koga, wamara kuyashyira mu mazi ugiye gukaraba ugafata akayungiro ukayayungurura ntacyo bitwaye, ukayakaraba asa neza, ariko washyizemo iki? Wa muti uba wawushyizemo. Ukajya ubikora nibura icyumweru kimwe birahagije kuba bya bindi byose bikuvuyeho pe. Icyumweru kimwe ubikora, ugiye nko kuryama ku mugoroba ugakaraba ukagira gute, kirahagije. Ikindi, hari ukuntu uba ubana n'abantu cyangwa utuye muri karitsiye zibamo abarozi, cyangwa se ufite n'umuntu wakuzengereje, wenda ari n'umufamiliye wawe cyangwa se ari n'umuturanyi wawe ari ukuroga kandi nyine munaturanye munagendererana utabizi. Uwo muntu rero iyo ufashe nk'ishami ry'umuyenzi wenda nk'iri ukayishyira nko muri parafo mu nzu yawe, ahagana nko ku muryango aho umuntu yinjirira, umurozi ntashobora kongera kwinjira mu nzu yawe. Niyo yaza agera hanze akumva biranze agasubirayo saba akinjiye, cyangwa se niyo umva yagera no ku gipangu byari bimuzanye ahari akumva bitakiri ngombwa akigendera ntahinjire. Niyo wawukoresha umeze uku nguku ukawushyira muri parafo bituma abarozi batinjira mu rugo iwawe. Rega iwawe ntabwo ari indiri y'abarozi guys, abarozi ndabanga cyane cyane. Niyo mpamvu ngiye kubacukumburira utuntu twose n'imiti iyo ari yo yose ariko iboneka nyine. Ntabwo nzajya kubabwira ibidashoboka pe, ntabwo nzajya kubabwira ibintu mutabasha kubona cyangwa mbabwire ibintu bizatuma mukora ibintu bibi. Oya, nzajya ngenda mbereka ibigaragara kandi nanjye nzi ko bikora, nyine urebesha amaso yawe. So noneho ikindi kintu ugomeje kubabwira uburyo bubiri. Hari uburyo bwo gufata umuyenzi ukawushyira muri parafo yawe, umurozi cyangwa umuntu ukugira nabi ntabashe kwinjira mu rugo. Ubundi buryo ni uburyo bwo kuwufata ukawumisha ukawusya, urumva urawumisha ukawotsa ukawusya ukajya uwukaraba ukakuraho ya myuka mibi, bimwe biguteza igihombo, kurwaragurika, bya bindi bituma umuntu imigisha yiwe yose baba barabanye ifunguka, ukawukaraba. So rero hari n'ubundi buryo. Uburyo bundi nababwiye nanone ni uburyo bwo kugira ubundi buryo nababwiye ni buriya bwo kuvanga n'igi. Ubwo ni uburyo butatu maje kubabwira nyine bwo ku muyenzi. Ubundi buryo rero ari nabwo bukomeye cyane ni uburyo bwo kugira ngo ubone wa muntu ukuroga, wa muntu ukugirira nabi kandi ukoresheje umuyenzi, nta kindi kintu, nta zindi maji, nta handi uvuze ngo uragiye, nta n'ibindi bintu biba ukoze, umuyenzi wonyine ugatuma ubona wa muntu ukugirira nabi. Guys, ibi bintu muzagende mubikore, ariko simbabwiye ngo muzajye kwihorera hehe kuri ba bantu wa muntu ubonye. Nubikora umuntu uri bubone, yaba ari umuvandimwe wawe, yaba ari papa wawe, yaba ari mama wawe, yaba ari mabukwe wawe, yaba ari indi, yaba ari umwana, uwo uri bubone ni uwa nyawe. Ntiwirwe unabaza cyangwa ngo uzirwe ubaririza n'ahandi. Umuntu uri buze kubona araba ari uwo nguwo, ntiwirwe unaca hirya cyangwa ugire gute. Sinkubwiye ngo ugende umwihorereho cyangwa umugirire nabi, njye ntabwo aricyo ngendereye, ariko nzabereka n'ubundi buryo ushobora gukora wa muntu wabonye yajya aza kukugirira nabi. Sibikore, yaza ariyo gahunda imuzanye n'iwawe akaharenga akagenda, cyangwa se yakora za maji ibyo yakoze akaba ariwe bigarukaho, ariwe yabyoherereje, aho nta kosa uzaba ukoze kuko nawe uzaba umusubije ibyo yakoze. Uburyo rero ngiye kubereka bwo kugira ngo umubone, urafata, urabona muri kubibona twigizeho kubera amakakama, uraca tuno tuboro, udupiyese dutatu, muri kutubona. Uyu ni umuyenzi usanzwe nta kindi, simuze kugira ngo ni ibintu byahataye. Utu ngutu dutatu
tuno udushyire nka hariya hasi hafi yawe, ucireho nka kuriya nyine bisanzwe, ucireho rimwe. Numara guciraho guys kuri guseka, numara guciraho rimwe sorry rata, uradushyira hasi ari dutatu ucireho, numara guciraho udufata uko twakabaye, ugende wegure matera yawe ku musego aho uryama, udushyiremo munsi nyine ugiye kuryama, nyine ubwo ni nijoro sibyo, cyangwa se nutegura matera ushobora no kudushyira muri wa mwenda w'umusego kwa kundi twa dusego, ugashiramo mo imbere ubundi ukisegura ukiryamira. Guys, mu ijoro wa muntu wawe uri bumubone mu nzozi ari buze, hahandi ushobora no kumubaza ibibazo, ukamubaza icyaguhora, igituma bikora, iki byose ari buze wowe umurebe n'amaso yawe, wowe ubwawe n'amaso yawe umwirebere, unamubaze n'ikintu akuziza, byose ntugire icyo utinya kuko ntacyo ari bukugire, ariko uri bumubone. Nongere mbisubiremo, uwo muntu uwo uri bubone mu iryo joro mu maso yawe wowe nyine mu nzozi, uri bwibonere ubwawe, araba ari uwo, ntuze gushidikanya ngo uvuge ngo ubwo mbonye ngo wenda ari mama, ngo cyangwa ubwo mbonye ari no, ni ibyanyabyo. Kandi ikindi sinkubwiye ngo uwo muntu ngo ugende ujye kumwihimuraho ngo ujye kugira gute, tuzakora indi video tena twerekana ukuntu uwo muntu icyo wakora kugira ngo najya abikora bimugarukire, cyangwa se najya aza yagera iwawe nahareba abona ari nko mu nyanja, cyangwa se agire mwanimutse nyine, kuko akenshi ibintu byabo babikora nijoro, aze bimupfubane yongere agende. Guys, rero ntuza nabateguriye n'izo ngizo zo gukoraho uno munsi, ibi bintu biturayinge birakora, ndakwinginze noneho wowe uzashyira muri comment yuko wabikoze ukabona birya, ariko ndabizi neza ni umuyenzi gusa, nta kindi gusa mujye mwibuka no gusenga Imana no kwishimira yuko iba yaraturemye ikaturemera n'ibimera nk'ibi ngibi bifite imbaraga, hari n'ibindi byinshi bizajya bidufasha guhangana n'iyo myuka mibi cyangwa se n'abo bantu babi batugirira nabi, sibyo? So rero video yanjye nakagaruka nonaha nsoreje aha, nimubikunda ndakomeza mbacukumburire ngende mbaha n'ibindi bitewe n'uko mbona namwe munshyigikiye, cyangwa se niba kuko ibyo mwakoze byabakoreye. So thank you so much. Niba uri mushya rero wibuke gukora subscribe, niba wari usanzwe nawe ukore comment, musharingire n'inshuti zanyu zibashe kubibona nyine nazo ziyiteho. Hari igihe ukora video imwe cyangwa se wahereza umuntu umwe bikarokora n'ubuzima bw'abandi, nabwo aba ari igikorwa cyiza ukoze. Rero murakoze cyane, nakagaruka, ciao ciao, bye.